Muhakaze nanone kuri Pass de Life TV. Uyu ni mwanya muze mumenyereye tugeze ibiganiro bitandukanye. Ndi kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu bisho byacu byiza kandi nkomeza gushima abantu mwese mukomeza kubana natwe. Uyu munsi tugiye kwiga icyiciro cyiza cy'ubuzima, ubuzima busanzwe. Tugiye kuvuga ku mwijima. Abantu benshi ntago bazi ko umwijima ari inyama iba mu muntu kandi ifite umumaro kure mbese ukomeye cyane. Uri umwijima ubushakashatsi bugaragaza neza yuko ukora iyi mirimo irenze 500. Niyo mpamvu ngira ngo buri muntu wese abashe kwiga kubungabunga umwijima kugira ngo ugire ubuzima. Iyo umwijima ufite ikibazo, ubuzima bwose buba buhababariye. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ibimenyetso simusiga bigaragaza yuko umwijima wawe urwaye. Uraza gutungurwa ubonye neza yuko ibimenyetso ushobora kuba ubifite kugira ngo utangirire hafi. Turifashisha cya gitabo cya Guide des aliments et de leur pouvoir curatif cyaswe na Dr. Georges Pamplona Roger muri volume ya 2 kuri page y'168 kugeza ku 173. Ndetse twifashisha n'ikindi gitangazamakuru cya CDT français. Amakuru ngiye kubabwira niho nayakuye kugira ngo umuntu wese atangire kwiyitaho. Umwijima niwo utuma izindi nzungano zose zikora neza. Niyo mpamvu ngira ngo mubashe guha agaciro ibi bintu byose. Tugiye kubaza twibaze tuti se umwijima ubusanzwe umaze iki? Umwijima ni inyama y'umunda ibasha gutuma hakorwa bile. Iriya bile cyangwa se iriya ndurwe ikenerwa mu gogorwa ry'igifu. Birashatse kuvuga neza yuko nimba umwijima utakoze neza kugira ngo iriya ndurwe iboneke, igifu nacyo kiraza kugira ikibazo. Ikindi kintu gikurikiyeho, umwijima ufasha mu gutunganya isukari, proteine ndetse n'amavuta. None umubiri ugasigarana ufite ubuzima kuko ufite amavuta meza cyangwa se ibinure byiza aribyo twita cholesterol nziza. Ariko iyo turya ibiryo byinshi bizana ibyo binure n'ibiki byose bibasha gutuma mu mubiri harimo ibikatsi cyangwa se by'ibinure bibi, aribyo bituma umuntu arwara indwara zigenda zitandukanye ndetse n'imibyibuho y'indengakamere. Niyo mpamvu rero ngira ngo mu agaciro iki cyigisho kuko umwijima kuwubungabunga ni ingirakamaro. Ikindi kintu nanone, umwijima uyungurura amaraso. Buriya iyo amaraso yakozwe, amaraso yose agira mu mwijima avuye mu mara. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ibintu byose byanyuze mu nzira y'ibiryo byanze bikunze bigera mu mwijima byabanje gutunganywa, noneho ubura bukabasha buriya ubura bw'amata cyangwa se niba babyita petit intestin cyangwa se urura rw'amata. Noneho amaraso ubwo rero niba yagiyemo abasha guhita yinjira mu mwijima anyuze muri ruriya rura rutoya. Noneho kandi n'imyanda yose yinjiye mu mubiri bitewe n'igogorwa cyangwa se n'ibyo umuntu yariye cyangwa yanyweye, nabyo bigenda bikajya mu mwijima kugira mu mwijima ubasha kuyungurura ayo maraso akwire mu mubiri wose ndetse no mu bwonko ari meza. Niyo mpamvu rero umwijima ugomba kwitabwaho kugira ngo umuntu abashe kurushaho kugira amagara mazima. Ikindi nanone, umwijima utuma umubiri wose ukora neza, n'umubiri w'inyuma gutya ibintu byose mbese kitwa umubiri cyose gikora neza. Ubwo rero umwijima udakozweho ngo witabweho, niyo mpamvu uzabona abantu barwara indwara gato na gato cyangwa ruto ni ruto, ugasanga abantu barwaye indwara batazi uburyo babashije kuba barwaye izo ndwara. Tugiye kurebera hamwe noneho se nibe bimenyetso bibasha kukwereka yuko umwijima wawe ufite ikibazo utarimo gukora neza. Ikintu cya mbere, mbese iyo harimo imyanda mu maraso, mu mubiri wahuzemo imyanda, biriya wariye niba ari ibiryo bikaranze mariya bikarbone, ibintu byose wariye, amasukari mabi, ibiryo by'ibiproteine byinshi cyane, amaproteine menshi cyane cyane aturuka ku nyamaswa, iyo biri mu mubiri bikaremererwa, biriya bisigazwa biba byakozwe, inzoga, ibisigazwa bikora biragenda bikipfundika hehe mu maraso. Noneho rero iyo byabaye byinshi umwijima utakibasha kubiyungurura biragenda bikipfundika hehe ku mubiri, ku ruhu. Noneho umuntu akumva ashaka kwishimagura umubiri wose.
urishimagura rwose ukishwatagura. Ubwo rero ntuzajya ubona wishimagura wihutira kujya gukoresha medical check up cyangwa se ujya kwisuzumisha kwa muganga urebe ko nta kibazo cy'umwijima ufite. Ikindi nanone ukumva mu nda igifu ntabwo kirimo gusya, wumva ubugaye mu nda ukumva urabyimbye cyane mu nda. Abantu bakunda kubyimba mu nda hari igihe kiba ari ikibazo cy'igifu, ariko akenshi nanone umwijima ufite ikibazo umuntu agugara mu nda igifu ntabwo gisya vuba. Bivuze ngo igifu ntabwo cyasohoye ya bile yandurwe kugira ngo ujye gufasha mwigogora. Nimba rero umwijima ufite ikibazo yindurwe nikorwe neza, byanze bikunze umuntu agugara mu nda. By'umwihariko abagugara mu nda ni abantu bakunda kunywa inzoga. Umuntu unywa inzoga nyinshi cyane zinaniza umwijima, none ugasanga ibibazo nabyo biravutse. Ikindi kintu gikurikiyeho, umuntu ashobora guta ibiro bya hato na hato, ako kanya ukabona ibiro biragenda bimanuka cyane. Gutakaza ibiro nabyo ni kimwe cy'ikimenyetso cy'uko ufite umwijima, ufite ibibazo. Ikindi kintu nanone ubasha kugira amaso y'umuhondo, ndetse n'umuntu anakureka akabona yuko ufite amaso y'umuhondo ku ndwara ya cirrhose. Ubwo rero nuvuga ngo ufite amaso y'umuhondo ihutire kujya kwa muganga. Ikindi nanone ubasha kubura apeti, kumva nta biryo ushaka. N'ubundi nyine ntiwabona apeti kubera yuko igogora ritarimo gukorwa nyine ngo ibiryo bikuve mu nda, ubura apeti. Hari n'abandi bagira amaseseme menshi cyane, ukumva ufite iseseme udafite ahantu yavuye, nta kintu kiri kukwereka yuko mbese nta mpamvu wumva ufite yituma ugira iyo seseme. Ubasha nanone kugira umunaniro udafite impamvu, cyane cyane iyo umaze kurya ugahita ushaka gusinzira wumva unaniwe cyane. Buriya ni ikimenyetso simusiga yuko umwijima ugeze aharindimuka. Iyo umaze kurya yaba ari mu gitondo wicaye mu ntebe ugahita wumva ushaka gusinzira, ni ikimenyetso simusiga yuko ufite ikibazo cy'umwijima utarimo gukora neza. Ikindi nanone ubasha kugira inzara z'umweru, mu nzara usanga ari umweru mu mwanya wo kuba iyo roza. Inzara zirimo amaraso ubundi zisa nk'iroze, ariko iyo ari umweru wera de, buriya ni ikibazo cy'uko umwijima wawe nawe ufite ikibazo utarimo gukora neza. Ikindi kintu nanone ubasha kuva amaraso ahantu henshi hatandukanye. Ubasha kuva amaraso urimo kuruka, ukaruka amaraso. Ubasha kuva amaraso uri wihagaritse ugasanga inkari zirimo amaraso. Umwanda munini nawo ubasha gusanga urimo amaraso. Ni ukuvuga rero yuko uyu mwijima ufite ibibazo, ibi byose bibasha kugaragaraho. Ariko bitewe n'uko n'ubundi igifu nacyo kibasha gusohora bimwe n'ibi bimenyetso, ni ngombwa rero yuko ubonye bino bimenyetso bimwe na bimwe wihutira kujya kwisuzumisha kwa muganga kugira ngo ubashe guhabwa ubutabazi bwihuse. Ariko noneho tugiye kuyora hamwe ingaruka zo kuba umwijima utakora neza. Iyo umwijima udakora neza, utayungurura amaraso, ikintu cya mbere ukora, ya myanda yagiye mu mwijima mu maraso maze ikajya mu mwijima, umwijima wohereza mu bwonko. Ubwonko rero iyo bwakiriye imyanda, ya myanda yose ikajya mu bwonko, umuntu abasha kugira ikibazo, abasha kugira umuriro mwinshi, ubundi akajya akagwa muri koma. Ubwo rero ni ngombwa yuko umuntu yimenyereza kurya ibintu bibasha korohereza umwijima kugira ngo iyo myanda ibashe gusohoka. Niyo mpamvu hari ibintu umuntu aba agomba kwibuza bigira ibikatsi byinshi by'imyanda byinshi, n'inzoga, ni isukari nyinshi, ni ibinure byinshi, ibintu by'amavuta byinshi, cyane cyane ari amavuta akunda gufata. Ubwo ni za margarine, ni amavuta no y'amadiyama, mbese amavuta yose afata ataturuka kuki ku bihingwa nk'amavuta za coconut, amavuta y'ama olive, amavuta y'ibihwagari, amavuta y'amasoya, mbese ari amavuta arekuye yose niyo meza ku mubiri. Ariko amavuta afata yose agira cholesterol mbi, bigatuma mu mwijima nawe ucika intege mu kugira ngo ukore neza. Ubwo rero ibintu byabasha kugufasha mu kurya ni ibiryo byiganjemo ibitunguru by'umweru cyangwa se by'umutuku, matungurusumu, ibiryo birimo amavitamine ya A ariko ituruka ku bihingwa. Ubwo ni imbuto zose, ni imboga zose, nibyo bigenda bikukoza umwijima neza. N'ama epinari, n'amadodo, ziriya mboga z'icyatsi zose, ni ibisura, ibiriya bintu byose bibasha gufasha. N'ama beterave, n'ama karoti, n'amashu, n'ama brokoli, ni imbuto zose, n'amapome, n'inkeri, ibintu byose mbese bibasha kuba bifite ama antioxida byose, ya bintu bisora imyanda mu mubiri cyangwa se mu maraso. Ibyo nibyo biryo ugomba kurya. Ubwo no kuvuga ngo ugomba kwibanda kuryo bikomoka ku bihingwa.
ku bimera cyane cyane, ubundi ukirinda ibintu bikoze cyangwa se bituruka ku mata. Amata n'ibibiturukaho yose ugomba kubyirinda kugira ngo umwijima wawe ubashe gukora neza. Ese hari ikindi kintu ushobora kumbwira kuri kino cyigisho? Nyandikira muri comments. Niba uri mushya kuri iyi channel, kora like, ukore subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gukora share kugira ngo n'ibyigisho bigere ku bantu benshi. Yabyisho kwa namwe, bari kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe, naho utaha muri video ikurikira. Bye bye.